Ndagusuje kwaje kucyana Kodaraba TV kuboneza aho rero mu mari zitandukanye z'igihugu naye kandi agiye gushaka umugati cyo nakwifuza nuko uyu munsi waza gutahana uwo mugati aho uri mu kazu kaza gatumika ndetse kakanarangira neza. Nawe kandi urwaye icyo nakubwira komeza kwihangana uyu munsi, ejo cyangwa ejo ruzakira, Imana nigena byose. Uyu munsi rero ndagarutse ngewe Shema Yves, cyo nakubwira kandi utarakanda like, utarakora share ndetse nawe utarakanda subscribe, uyu munsi nugenda utabikoze maze tubana umunsi kundi ukomeze kudushyigikira ku biganiro byacu ubwira n'abandi babimenye. Uyu munsi nazanye ibintu byinshi cyane byinshi tina tubabwira biterending imande muri show busy, yabe byavuzwe n'ibyamamare, byavuzwe n'abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi rero ni byinshi mbazaniye kadoranga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi murabiza hashtag mu kugenda ijya hanze cyane ivuga ati twanze agasuzuguro yakoshwe n'umusore Kenisol. Kenisol hashtag kiganza nyuma yuko yanze kuririmba mu gitaramo cyaberaga muri BK Arena, avuga ko yanze agasuzuguro bitewe nuko abanze benshi ngo bajya bakora indirimbo nyamara nyuma nibaze guhemberwa ibintu baba bagiye bakora. Uyu munsi rero cyo nabwiye ko hashtag mu kugenda ibice bigacika impande n'imande yavuzweho ibintu byinshi, ni byinshi cyane abagiye bavuga bati ese Kenisol kuki wavuze ibi, sibyo gusa kandi ko amaze kubivuga benshi baje kumujya inyuma, harimo umusore Juno Kizigenza ndetse na Yago, umusore amenyekanye cyane ku nkoranyambaga harimo nka YouTube ndetse na Instagram. Umusore Juno Kizigenza akimara kubona ingino yagiye kuri Instagram atangira kwandika yunga mu rya Kenisol. We gusa byo bavuga ko yanze agasuzuguro bitewe n'aba promoters cyangwa se bazamura imiziki uyu munsi, avuga ati haba inzira zimwe na zimwe bagiye bamusibira inzira, nawe ugasanga we n'umupromoters uyu munsi akanga kumukorera ikintu ejo akamunyuza ku rundi ruhande, akavuga ati ndabizi nubwo wansibira inzira cyangwa se nubwo twebwe inzira zacu zasibama, ugasanga inzira mu muziki wacu urangiritse, gusa abazaza nyuma yacu bazakorere muri industry ifite isuku. Rero yakomeje avuga ati mureke mwese ababishoboye tube twabasha kuvuga ngo bose bajya badutererana, tubashe kuba twabashyira hanze ndetse tunashaka kuba twebwe tujya twihurira na ba nyirizina, tureka ngo bashaka kuduhuza wita abakomisiyoneri kuri we. Avuga ati abakomisiyoneri tubakure dushaka kubaka industry nako dushake abanyamategeko zabatorana umunsi yagejeho kese nkingiye kwanga kuba twakwishyurwa, dore ko abahanzi benshi mu Rwanda ngo bakunda kwimba mu bitaramo bigiye bitandukanye gusanga nibishyuwe, nyamara abavuye mu mahanga bo baturutse iyo kure bo bakaza ndetse bakanishyurwa amafaranga batari banagera mu gitaramo, bakavuga bati se kuki twebwe dukomeza kuba insina ngufi. Juno Kizigenza yavuze ko mu byo yabifuza ashaka kubashyiraho abavoka bakavana abakomisiyoneri, avuga ati dushyire abanyamategeko natwe umunsi ajeho kese ko tutakwishyurwa, dore ko ari kese mu kugaragara cyane yavuzwe n'abantu benshi cyane, byiza byo bati twajya mu mategeko tukaje kuba twaburana. Sibyo ko kiri mu muziki nyarwanda, dore ko n'umusore Yago umenyekanye mu content creator ukora ama content agiye atandukanye kuri YouTube no kuri Instagram, nawe yasagenda ajya ku rukuta rwa Instagram yandika amagambo nakoresheje hashtag yakoreshejwe n'umusore Kenisol twanze agasuzuguro. Yanditse amagambo agira ati waduhaye igihugu turakigushimira, uduha amahoro turayagushimira, twigisha kubana mumwe turabigushimira, gusa kamusabe ikintu kimwe, ngo umuziki nyarwanda umuhanzi nyarwanda ngo arasuzuguwe dufashe cyane. Bigaragara ko rero aya magambo yanditse yabwiraga His Excellency Paul Kagame. Biro nabyo byavugishije abantu benshi cyane bavuga bati ese Yago kuki azamuka kuki akazamurira na kabirenze intera, bitewe nuko benshi babifataga nk'ibintu byoroshye. Gusa nyine ibi biragaragaza ko muri make mu Rwanda abantu benshi batishimye, yaba ari abahanzi yaba ari n'abandi bagiye batandukanye nk'aba content creator. Mbese ni kwa kundi umuntu usanga yerosorago wabyukaga bitewe nuko benshi bagiye babivugaho, bigaragara ko ari ikintu cyari kibangamye. Gusa ibi byatumye rero bamwe mu nzego z'ubuyobozi babivugaho, baravuga bati Kenisol urakoze cyane kutubwira ibintu benshi ntabwo bari babizi, bakavuga rero ko bagiye kwihagurukira ndetse bakanera ko kuko ariko byaba bimeze, maze akajya hajyamo kuvugurwa, dore ko ngo umuhanzi nyarwanda we uko ngo abahanzi babifata nkaho umuntu utegura igitaramo aba yumva ko ari urenze ku bitabo ndibuze kuza kugiperformingamo, nyamara bakirengagiza ko aramutse ateguye icyo gitaramo umuhanzi nyarwanda nagiremo cyangwa se ngo batumiye nahazi, nyamara n'abandi batumiye nabo ntibabasha kuza, dore ko benshi baza bakurikiye uwo muziki. Nikinangwe kuri ino hashtag twambiwe agasuzuguro mu kuvuga mu muziki nyarwanda, dore ko yakoroje benshi cyane. Gusa nyiri ku bitaramo katunyarukira hano ngaha mu gihugu cya Nigeria, tuvuge ku muhanzi waho, umuhanzi mu kumenyekana muri no minsi cyane kuri bitandukanye harimo nka Buga yakoranye n'umusore Tekino, na wundi rero ni umusore Oluwatabioba uzwi ku izina rya Kiss Daniel ukomoka muri Nigeria. Uyu musore avuga ko arimo gutegura igitaramo nawe muri weekend itaha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa impamvu mbivuzeho uyu munsi si bimeze neza. Uyu musore Kiss Daniel baravuga ko azaza mu gitaramo cy'iserukiramuco azahuriramo n'abari batandukanye harimo nka Shiba Kalungi,
Gusa biravuga ko uyu musore muno munsi watambutse yari yafungiwe hariya mu gihugu cya Tanzania, aho yari yanze kujya guperforminga cyangwa se ngo yigaragare ku rubyiniro, nyamara igitaramo amafaranga yacyo yamaze kuyishyurirwa. Iki gitaramo cyateguwe kubera hariya muri Next Door Arena mu nzu mberabyombi hariya mu gihugu cya Tanzania. Gusa uyu musore ntiyaje kugaragara mu gitaramo dore ko ngo bamutegereje bakamubura, nyamara ngo impamvu uyu musore yakomeje kwisobanura dore ko yaje kugaragara mu modoka z'abashinzwe umutekano polisi bamujyanye kumufunga agiye kwisobanura avuga impamvu. We yavuze ko impamvu zabimuteye ngo ubwo yavaga mu Bugande dore ko namaze kuhataramira mu minsi yatambutse, ngo yabaye abura ibikapu bye byarimo imyambaro yakoresha ku rubyiniro ndetse n'ibyo ababyinnyi bari kubyinana. Akavuga ko impamvu itagaragaye ku rubyiniro nuko iminsi yari yamujyanye kandi akaba atabonye n'igihe cyo kuba yakwitegura ngo abe yabona iyo myambaro yari yavuye muri iyo bikapu byiwe. Gusa ibi ntabwo byagaragaye neza ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagiye bandika, bamwe baravuga bati n'ubundi wowe turakumenyereye niko rubigenza, ngo dore ko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigeze kubikora nabwo acererwa amasaha ane kuza mu kirori ngo ari 30 yonyine. Biravugwa ko rero uyu musore ibi bintu nyine ntabwo byagaga neza ku bakunzi be, bavuga bati burya impano irakonta, ariko niyo mpano nayo ikeneye ikindi kisapotinga, akabona discipline cyangwa se ndakuba wakubaha abafana, kuko burya ngo nta mufana ufite ngo ikirori cyawe si cyagi. Ntabwo mbikubwiye uyu munsi umusore nawe gutegura igitaramo ku itariki 16 ejo bundi muri no weekend, avuga ko azaza gutarama inaha mu Rwanda. Bamwe bakavuga bati ese uyu musore ko atangiye gutenguha aho ngaho mu gihugu cya Tanzania, ese mu Rwanda azagaragara bizakunda? Gusa uyu musore akimara kuregwa ajya gufatwa n'umusore Harmonize Code Boy, yagaragaye ku nkoranyambaga avuga ati avuga n'abantu bateguye igitaramo hano mu Rwanda cy'iserukira muco, ababwira ko ashaka kuza kuba aruhukiye mu Rwanda, dore ko we yasasa nk'ugira akantu nakita nka pressure, avuga ati ese bizagenda bite n'ingumi nta bikarangira byanze. Aravuga ati abari mu Rwanda rwose mugire ukuntu mubigenza, mbe mageze basi mbe ndimo kwaruhukira, kuko kuba muri kiriya gihugu afite rwa n'idega dore ko abantu benshi baba barakaye dore ko ngo banangirije n'ibintu, ugasanga wenda hajemo n'ikindi kibazo, ntabwo bimukundiye ko yaba yagera mu Rwanda ahategerejwe n'abatari bake. Kandi impamvu mbikubwiye kuri uyu munsi twumvishemo case nyinshi zigiye zitandukanye, urumva haje niyo case y'abahanzi mu kuvuga ko basuzugurwa, no ufite kuvuga ati se ubundi bwo naza bazemera guperforminga cyangwa se Kenny Solo wenda ijambo yavuze rizatuma hagira igihinduka, abanza bajya ibisabwa mbere yuko baza ku rubyiniro. Navuga ati wenda Kiss Daniel mu kumenyekana cyane muri iyi minsi afite kuza nawe ugasanga ntibikunze ko abahanzi nk'uko byateguye bajya ku rubyiniro, ugasanga igitaramo nawe ugende nk'uko twakitekerezaga cyangwa se ko twari tubyiteze, dore ko muri iyi minsi Zaga iri hano mu Rwanda iyi saga ntabwo isanzwe cyane dore ko tutamenyereye ko mu Rwanda ibintu bijya bikunda kubaho. Ku bitaramo rero iki ngiki namubwiye ku bitaramo no gutegurwa muri no minsi ndetse n'indi bigiye kuba mbuyabaza mu minsi iri imbere. Gusa mbere yuko nsoza inkuru z'uyu munsi nagira ati nkubwire ku musore Davis D. Umusore Davis D rero hashize iminsi myinshi cyane tutamuherutse, dore ko arimo gutegura ibitaramo yise Afrokira concert, yazenguka ku mugabane w'Iburayi agenda agera ahantu hagiye hatandukanye mu Budage ndetse n'i Paris mu Bufaransa. Gusa uyu munsi biravugwa ko mu gitaramo yagiyemo yahahuriye n'umukobwa w'ikizungerezi, bikaza kurangira amutwaye umutima, ubu bakaba bamenye neza ko bari mu bihe by'urukundo. Uyu musore rero Davis D yabyemereye bwa ajyanye n'iki kiganiro n'ikinyamakuru cyano mu Rwanda gikora kuri YouTube ndetse kikanandika inkuru mu buryo bw'amagambo ku rubuga rwa Google Igihe. Gusa iki kiganiro cyabereye kuri YouTube y'Igihe mu ibanga rikomeye cyane. Uyu musore rero yaje kuba yemerera ko ari mu rukundo n'umukobwa w'umurundi gusa usanzwe aba mu gihugu cya hariya ku mugabane w'Uburayi. Gusa ibi bintu nibisanzwe kuko abenshi na benshi usanga mu bahanzi nyarwanda umubaza se ufite umukunzi, akavuga ati wapi, ugasanga yarabihakana. N'uwo muhanzi ari mu bahanzi ba mbere bemeye vuba ko bashobora kuba bafite abakunzi, ko abenshi ujya kumva ngo abantu babanye imyaka 5 mu rukundo, nyamara wareba ugasanga twamenye ko bagiye kubana cyangwa se bakundana muri iyo minsi 3 yo gutegura iki kirori cyangwa se ubwo bukuru. Rero Davis D biravuga ko nyuma yo gutembera akagenda akajya mu mahanga, ntibyari iyo mahanga gusa, bavuga ko bamwe bavuga ko bamenye ubwo yajyaga muri bitaramo, gusa abandi bakavugana ko basanzwe baziranye imbere banavuganaga. Gusa icyo namubwiye ko uyu musore Davis D umeze neza cyane muri no minsi, ugezweho mu gihugu cy'u Rwanda mu gukora indirimbo nziza cyane zigiye zitandukanye zinaryoheye amatwi. Umusore umaze iminsi mu bitaramo yise Afrokira concert. Cyo nakubwira kuri uyu musore nuko uyu munsi ameranye neza n'umurundikazi wiberara mu gihugu cya Amerika ku mugabane w'Iburayi. Uyu munsi n'ingi n'abankubwiye ibindi yagenda biza ndagenda ngumenyesha. Ngende Ishema Yves, iyo ni Kodaraba TV. Ndagusabye rero bana nanjye umunsi ku wundi, ukanda like, usiga comment, ukora share, abandi nabo bamenye ibyo dukora. Ndabizi nawe uraza kubikunda. Stay tuned, ndagaruka mu kanya. Kodaraba TV.